nubwo twakomeje kwicara mutegereje ariko nta kibazo Imana igiye kubikora muvuge ngo haleluya haleluya tugiye kwakira umukozi w'Imana guturuka mu Bufaransa ariko ubu ngubu ntago arahagera turaba twifashishe amasengesho kugira ngo twe kurya iminota yacu sibyo reka dufatikanye dusome muri harya bahita gukira mana yanjye we pasiteri ko ataraza ndabigenza ariko ndahabonye tugomba gusoma sibyo ndavuze ngo muhumirize nkuko twakomeje tubibabwira tubatera amatsiko tuvuga ati umuyobozi mukuru araje guturuka mu Bufaransa azi indimi shabo ariko se ko mu gikari bamutindanye bagire vuba bamutuzanire kabisa twaturamukumbuye tukaba tugiye kwakira umukozi w'Imana n'amashyi menshi bagiye pasiteri guturuka mu Bufaransa rwose akaba arahageze ubwo uwo mwamutegereje ndabwo yaraje rwose Imana ishimwe kabisa bari wasangagendo ni beza rwose sikame muri beza cyane ni beza nawe ngo baturutse mu Bufaransa ibyo icara unacurure ku mazi rwose buriya amazi turayakunda yego amazi aba ari meza kuko unywa ibintu bisembuye buriya amavuta ya Nyagasani yagusize yose aguhanagurikaho neza wayareka rero nimba akuvana amavuta nkaza kuyinywera umva rero bakristo bene data ubwo ngubwo twakomeza Pastor Kanyenzi guturuka mu Bufaransa akagera gute akabaha ijambo nabateguriye ijambo ni iryawe Kanyenzi nyogorana n'abafaransa mbangira ngo mbanze ngorora umuhogo ndebe kuntu naganiriza abakristo gusa abakristo ni beza pe harimo abibikara ab'inzobe ab'imibiri yombi ubundi aho nagendaga wasangaga hari abakristo bambaye bodaboda abandi birenge usanga bamwe ni bakarabye ariko ndikubona rwose bano bakristo bafite isuku umva bafite isuku aba bantu bari bwumve ijambo ry'Imana sibyo iri ni ijambo ry'Imana vuga ati haleluya ko mutavuga amen amen urakoze cyane nubwo mutubona hano twaturutse hano kure twaragenzagenze twagiriye abantu inama twabahaye agakiza murakoze ahantu kure nibyo yarakomerejeho komeza ubabwire murakoze kuba kunyunganizi umuvandimwe yaramaye ambwira ko hari abakristo bamwe na bamwe mo hano batumva ikinyarwanda nagira ngo rero mbabwireho gato ku gifaransa ndetse mbabwiye n'ururimi mu ijuru bavuga muvuga ngo amen tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana ariko mbere yuko tubagezaho ijambo ry'Imana twateguye uyu munsi turabanza duhumirize dusenge twakire Imana mu mitima yacu mutuze muceceke Nyagasani arabafasha ibibazo byose mufite haba mu ngo cyangwa mu buzima bwa buri munsi duhumirize twakire Yesu n'umukiza ibindi byose ni ibya Nyagasani duhumirize amen Mana yacu mvuga kigoryo ni mu gifaransa bonjour lundi comment ça va mardi très bien mercredi tu diras en jeudi de venir la vécu vendredi dans ce somme haleluya 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 twari turimo dusenga mu gifaransa ariko turagira ngo tugire n'icyo tubabwira mu kinyarwanda ndetse no muri rwa rurimi twababwiye rwo mu ijuru iyo abantu badatuje
ntabwo wabasha gutekereza. iyo ibibazo bibakomeye nibwo mwibuka Imana. kuki mutibuka Imana mu bihe byose? dore uriya asa nk'uwayasambaye. kiriya sha kiriya. ariko tubibutsa ko gusambana si icyaha. ni igiki? sorry, gusambana biba icyaha iyo wasambanyije umwana muto, naho umukuru cyangwa se ukaba wagiye kumufata ku ngufu atakwemereye ko muryamana. muvuga ati Yesu ashimwe. ubugegera bwose bwari bubarimo bubashizemo, ubu mwakiriye Yesu n'umukiza. tugere ku bintu by'amaturo. amaturo tugomba kubakuramo amaturo, wivuga amagambo menshi. okay. hari abafite ubutunzi babwirata, hari abafite imbaraga z'umurengera bakazirata. dukurikize iki? ni ukubarya amaturo tugahita tujya ntabwo uzi gahunda dufite, ariko gahunda yo kujya. urakoze cyane. murakoze. narindi kumubwira ngo abasengere cyane amavuta abafate. yari kunyibutsa ko hari ikibazo mufite cy'urusengero. kuba muri gusengera aha ngaha ntabwo ari iby'agaciro. kuba mwicara hasi ntabwo ari iby'agaciro. nyamara ijambo muri kwakira ni iry'agaciro. Imana muri kumenya ni igitangaza. ese murifuza ko mwakongera kwicara ahantu hameze gutya muri gusenga? ese murifuza ko mwakongera gusengera aha ngaha izuba rirashe kuri ba pasiteri? murabona ko iri zuba riri kudutwika, ntabwo riri kuduhesha icyubahiro, nta nubwo rihesha Imana icyubahiro. muvuge ati haleluya. tugomba kubaka urusengero. mugomba kubaka urusengero bivuye mu mahitamo yanyu, bivuye mu bushobozi bwanyu. Nyagasani akazatwongerera. haleluya. urusengero dushaka kubaka ruhagaze miliyoni 300. muri kumva ko ari makeya? bitangire ubu ngubu. bano badiyakoni bawe ntago bajya bagira vuba. ntago bagoranye kabisa. ni abana beza. njye buriya nabatoranyije gake gake. niyo mpamvu bankunda, ntabwo baba bifuza ko izuba ryanyica. niyo mpamvu reka pasiteri wanyu abagezeho icyo mugomba guturiramo. icyo ufite ugishyiremo, ndetse nimba hari n'ufite telefone ature kuri telefone. bisigaye byarakunze iterambere. mutambuke neza mutura. ariko hari ahantu twajyaga dukora urugendo. mutambuke neza. Imana ishimwe. twakabonye Mana. twakabonye Mana. murakoze. musubire kwicara rwose. murakoze cyane ku bw'aya maturo muduhaye. ni ukuri kw'Imana turashimiye. yego, murabona ko mba nishimye cyane iyo mbonye mutanze amaturo mwishimye muhagaze aha. nshimira pasiteri wanyu kuba yanumiye ngo mbashe kugira icyo nabagira icyo mbabwiraho.
ariko reka mbabwire rwa rurimi rwo mu ijuru babwira yuko mubonye ijuru. Mubonye ijuru. Buri muntu wese watuyanga mubonye ijuru. Usiganye make nashyiremo hano. Haleluya. Ufite ni nashyiremo hano. Haleluya. Mutambuke murebe ko hari icyo mwakongeramo kugira ngo Haleluya. Uri kwitanga wese ni intwari ku Mana. Namushyiremo uko dufite. Mushyiremo. Ntaho tambuka. Mutambuke rwose mushyiremo. Muri kugana mu ijuru. Murakoze muri kugana mu ijuru. Ariko reka tubabwize ukuri. Utura byiba yagerageza gutura. Inkweto nzima basi. Haleluya. Bakristo beza. Imana ibemereye ijuru. Imana ibasize amavuta. Mugomba kujya mu ijuru mudapfuye. Uwatuye Imana ikomeze imwongerere. Kuba mwawe na Pasiteri Kanyenzi ndetse n'uwo bita Pasiteri Cyokere turabafasha kugana ijuru. Uwatuye Imana izamwongerere ariko n'utatuye izamwime. Aya matelefone babaha amasimukadi bajya babasha kubahamagaraho mubashe kuba andi mafaranga muze gutura. Ubaza nyirangamuntu azaze kwitora azanye 5,000. Funge neza. Funga neza. Namubwiraga ngo abihutane. Okay. Murakoze. Twari turimo tugerageza kubika amaturo neza kugira ngo icyo mwayatangiye aba ari cyo azakora. Haleluya. Haleluya. Imasakasa nishisikisi imwe. Ngo Imana nishimwe cyane. Kasakasa ni mwesekesi yabemeke mu gisikisi sha mwisikishisi. Ngo Imana ibyo yakoze yabihaye umugisha byose. Ibyo mwakoze nako. Abasakasa n'ubosokose barisikirisa asakasa no. Abakristo bose mugomba kuzamusengera hano kandi mugasikisi tumugosokosore nasakasa bazamubosokosona. Udafite umugore nawe azamubona. Arisikisi ko ndi kubosokosora mu fisikiste amagasa kasanya. Ufite amaganya nawe azasubizwa. Imasakasana izabasakasa wo mu gisikisisha. Imana iraje ibaho umugisha mwese. Amen. Kasakasandi ikisikisi n'cyose ko sofisikisite. Ikintu cyose uba ufite imasakasa niza gisikisi mu gisikisisha. Uzakizana Imana izagiye umugisha. Murabosokosora yisukusuko. Murabona mwabasore mwe. Imasakasa ni kusukusu n'abasakasa no mwasakasa mwe. Muzagenda musubizwa gake gake nubwo muri abashomeri Imana iraje ibabafashemo. Ngasakasa orese kesero tusesekesenge dusesekesere imasakasa na mu rusengero kesero. Ubu tugiye kubaka urusengero tuzaye twubahira Imana mu rusengero. Ese kesero mwizese kesere kasakasa ni nese keseza. Ibintu byose bizagenda neza. Arerese ukusuya. Haleluya. Vulugudu. Haleluya. Ariko wafasha akantu kanywa tukakarangiza tukajya guhaha. Ko twabonye amafaranga kanye. Mabite ariko mabite. Sha. Ngaho byeri, ngaho ibyuma. Akantu kare karyoshye.